ntimutinye ngo ubwirije umuntu ntiyitaba ujye uvuga gusa ujye ubiba ukomeza ubibere nurangiza utegereze imbaraga za mukarere. Noneho mbegeze imbere ya wa mugabo wambaye igishura kera muri salo ndibuka amanika amaboko yanjye mvuga mu ndimi nshya. Aho twari kumwe kuwa mbere nabwiye nti nkunda kuvuga mu ndimi nshya cyane bitari uko nzivuga kuko mba mbishatse muri ako kanya, ariko nazivuze jyewe ntarakira Kristo Yesu, kandi mu gitondo cyaho naragenda batizwa nakira Kristo nuko nakijijwe. Foundation y'Imana y'Abanyarwanda kuvuga ariko nyine maze gukizwa nk'uko Pastor Butera yabivuze, ntabwo nasubiye inyuma, naragiye nkajya mbuza abagande amahoro, ndashaka kuvuga za ndimi bya bindi navuze mu ijoro, bati turabaza tugusengera mu bikora ubu. Nari mfite ni nka speed ya Mwuka Wera yanyirukankagamo, kandi none ndashimira ko akiri kumenya. Nuko nakiriye Kristo Yesu, tuzwi imbaraga za Mwuka Wera. Umupastori wa mbere yewe umuhamagaro wanjye natumwe ku mpande 5, bahanuzi, ku ntumwa, kubigisha ba Bibiliya n'abandi bose bagendera n'abapastori uko ari 5 nk'uko muzizi. Ariko umupastori wa mbere natumwe wa mbere mu kuvuga ubuhamya bwanjye, ubutumwa bw'Imana kuva maze kwakira Kristo muri iyo minsi y'izo nzozi, yari Simiyoni Kayumba. Yari umukizwa. Simiyoni Kayumba ntabwo muzi, kuko ni umuprofesa mu gihugu cya Uganda, bamuzi batamuzi, ni umuprofeseri mu gihugu cya Uganda. Tutegera ngo na Bible College ndagenda kubwira icyo Imana yari yambwiye, ariko nabanje kubuzwa n'abadiyakoni bamuje kumugeraho, aza kumva ijwi ry'Imana hari ubutumwa buri hanze. Kubumva ijwi ry'Imana ntabwo muzayoba. Haleluya. Iyo wumva ijwi ry'amafaranga urayoba, iyo wumva ijwi ry'abagore urayoba, iyo wumva ijwi ry'abagabo urayoba, iyo wumva ijwi rya minisiteri urayoba, ariko wumva ijwi ry'isumba byose ntabwo azayoba. Nanjye kubinginga ngo dukomeze dutege amatwi isumba byose. Icyavuga ni iki muri ino minsi yanyu? Yo gutwara gitaje, ariko Yesu aravuga iki? Itorero twararishinze, ariko Yesu aravuga iki? Mwihambire ku ijwi ry'Imana. Ndagira ngo mbigisheho gatoya umugabo witwa Dawidi. Yafashije cyane anyigisha gusenga, kandi anyigisha gukomera. Waguye mu byaha ugakomeza. Dawidi yaguye mu byaha arakomeza, yarasinze arakomeza, yarasambanye arakomeza, yaricanye arakomeza. Nubwo mu byaha ntuhasigare, uhita wirukanka. Mwabyumvise ibyo? Kuva mu byaha rimwe dutekereza yuko ari gusambana gusa cyangwa gusinda gusa, no kureba nabi umuntu w'Imana, no kureba nabi umugabo wawe cyangwa umugore wawe cyangwa abana bawe cyangwa abakozi mukorana nabo. Murebe neza. Uyu mugabo ngenda kubigisha ko yarebye neza. Dawidi yarebye neza mu gihe kitari cyoroshye. Yagiye agiye kugabura, atwariye abavandimwe bagafunguro. Hari abantu bari aha ngaha muje kumva ko ari Bishop Miguri bwigishe aricyo kikuzanye, ariko nyuma y'ibyo waje kugira ngo wakire imbaraga zo kunesha Goliyasi. Kuko Goliyasi yananije benshi, yishe amatwi y'abahanuzi, yaciye intege abavugabutumwa. Uyu munsi ni wowe uteze amatwi kugira ngo uhaguruke ugere uvuge ijwi ry'isumba byose. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Kwanza magana no gato tugiye gusenga kugira ngo dukomeze. Twese tujye kureba hariya hakurya, twese duhirikire, twese n'amaboko yacu byerekeza hariya hakurya. Tugiye kuvuga ngo Mana, abantu bashinzwe kuza muri uru rusengero bari muri iki cyerekezo ni bazi. Vuga ngo Mwami Yesu, turagushimye ubwo waduteguriye kuza muri uru rusengero. Turabahamagaye muri kino cyerekezo, imbaraga za Mwuka Wera zigendagende ku mitima yawe, maze ijwi ryawe ribasange mu izina rya Yesu. Imbaraga z'ikuzimu, imyuka y'urupfu, imbaraga z'abamashaza, abacuri n'abacuraguzi
Amen. Twarebye hano. Ahaguti. Ahaguti. Buguti mwami Yesu. Ngushimiye aho dutuye aha. Nawe muri kino cyerekezo. Turavuga ngo maraso ya Yesu. Nababohore. Turabahoza. Abari abacumi, abapfumu, tubahereje amaraso ya Yesu. Nimukizwe. Abasizi. Mwakira amaraso ya Yesu. Ijambo ry'Imana riribabohore mu izina rya Yesu. Turabakire mu izina rya Yesu. Rero hano vuga uti mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera mu izina rya Yesu. Turategetse abantu bari muri iki cyerekezo ngo mwese nimutabuke mwe kuzajya mu muriro kuko Yesu arabakeneye, yarabapfiriye, yarabacunguye. Imbaraga za Mwuka Wera zibakomange muze mwihuta mu izina rya Yesu. Gutya Mana mu izina rya Yesu. Abari muri kino cyerekezo turavuga ngo nimutabuke, ijwi ry'Imana rirabahamagara. Yesu yaravuze ngo banjye ndabazi kandi bazwi ijwi ryanjye. Abo bose baguye bari muri iki cyerekezo turavuga ngo imbaraga za Mwuka Wera nizibazane, nizibatabutse, muze muruhuke mu bwiza bw'Isumba byose. Amen. Korera Kristo Yesu amashyi. Mukereza ab'inyuma muri amahoro, mutunganye abana cyangwa namwe mwitunganye tujye kumva ijwi ry'Uwiteka. Y'abantu bicaye imbere y'Imana bubaha Imana. Ushaka akabere bakamuha, ushaka utuzi batumuhe, ufite inyota asaba utuzi. Nabonye umudiyakoni akomeza kuduha amazi. Navugaga ngo Dawidi yaje atiteguye kurwana intambara. Hari ubwo dutangira umurimo w'Imana tutiteguye, ariko iyo twiringiye Kristo Yesu atunyuzaho. Dawidi yaje azanye agafunguro ka bene se, ndetse yabajijwe ibibazo byinshi uje gukora iki wakana, ariko ahageze asanga assignment, ahasanga icyo agombaga gukora. Buri munsi, buri mugoroba aho ugiye hose, amanywa na nijoro, ujye umenya yuko wowe ushyigikiye uri ambasaderi w'ijuru. Haleluya. Dawidi aratwigisha mu gice cya Samweli wa mbere, igice cya 17. Turaza gutangira ku 8, ariko utangiriye hejuru urasanga yasanze induru zivuga. Ariko ikintu gitangaje nuko Imana yari yamushyizemo ubwenge bwo kugira ngo abe ari unesha icyo gihinza. Hari umuntu uri hafi kunesha igihinza. Haleluya. Hari umunsi Imana itazakwemerera kuzinjiramo keretse maze kuguha agakiza. Agakiza ko gasakisa, agakiza uragafite, ariko ndavuga ku gakiza k'ibyo by'igice by'igihe cyose. Dawidi yasanze bene se ndetse n'akamanda w'igihugu bafite ubwoba. Umugabo umwe gusa akaza akakubita hasi igihugu cyose. Ndashaka ngo mvugane nawe mu muryango wawe harimo igihinza, ariko ni wowe Imana ishaka kugira ngo uneshe. Haleluya. Nubwo baba baragusuzuguka udafite n'akazi, ndetse nubwo baba barakomanze iwabo muri abo bakora bakaba bataragukinguye urugi, ibyo ntacyo bitwaye. Na Dawidi ubwo yaje abazanye n'agafunguro ntabwo bamukinguriye. Gukingurirwa kwacu twebwe abakozi b'Imana cyangwa abakiriye Kristo Yesu ni uko tuba dufite imbaraga za Mwuka Wera zikatwereka urugi tugomba gukomanga. Ntabwo nagombaga kuba ndahangaha. Amen, amen. Ariko kubwa Mwuka Wera. Haleluya. Twari wanjye byose. Naraye rwana n'ibintu udashaka kumva. Ndasakuza
havuga ngo oya numva nk'ibintu bishaka kuntwara umwuka. Ntabwo ushobora gupfa nonaha, ntushobora gupfa nonaha, haracyari imirimo yo gukora, kandi ntuzagire undi wundi yirekera, ni wowe. Icyo cyubona mu rusengero ni wowe ugomba gukora icyo ngicyo. Haleluya. Ntuzanagerageza no guhamagara babiri batatu, ni wowe. Vuga ngo iki? Ni jyewe. Dawidi aza yikoreye agafunguro, bavandimwe bakuru bati nta kindi wagombaga gukora kugira ngo ujye kuzana nire kuzanye gusa. Ari kuri misiyo y'Imana, mpagaze hano ku bwa misiyo y'Imana. Impamvu ntavuye mu mwuka mu ijoro ni ukugira ngo uyu munsi hagire uwari waraguye yongera abyuke, ni ukugira ngo yuza wajyaga aza gusa guterana uyu munsi y'ijwi ry'isumba byose agende akora umurimo wiwe. Amen, amen. Dawidi arakuzuye mu gice cya Samweli wa mbere igice cya 17 dutangira ku murongo wa 8. Ndaza kubaha assignment ugende mu hisomero kuva ku murongo wa mbere. Urahasanga kiriya gihinza cyitwa Goliyasi, ibyo yari yambaye ibyuma bijugira ibintu byose, yatutse buri muntu wese uravuga. Arangije aho yarahagaze ngo atangazwa nuko abantu bose bahunga umugabo umwe gusa. Ikibazo yabajije ngo uyu nguyu usuzugura Imana y'Isirayeli, uyu mugabo utarakebwe ninde? Icyo ni iki kigutera ubwoba? Icyo ni iki gituma utitira? Reka mubwire wowe mu rugode uzabuvamo. Ariko siko babanjirije, sibyo twagiye mu mfuruka, twavuye mu kirambi, twagiye igure, twaraherereye, ariko uko biri kose turacyahagaze mu Mana. Kuri abo bazakomeza bakizera kugeza ku mperuka bazishyira ijuru. Amina. Yesu nashimwe. Dusomere ufashe mikoro, umusomyi wa Bibiliya ufate mikoro dusomere neza kuva ku murongo wa 8. Ni iki gituma ufite ubwoba? Uyu mugabo igituma yaranesheje, ndashaka kugira ngo mbigisha rino jambo rino ngo ingorane zawe uzirebere mu maso y'umwuka wera. Amaso y'umwuka wera. Samweli wa mbere igice cya 17 kuva ku murongo wa 8. Araza arahagarara Ajya ku murongo wa 7 tumbere ko bameze. Karindwi. uruti rw'icumu rye rwari rumeze nk'igiti kiboherwaho imyenda. Baravuga ku byuma cyangwa se ku ntwaro cyangwa ku macumu icyo Goliyasi yari afite akangisha ubwoko bw'Isirayeli. Kuremera kw'ikigembe cyaryo kwari shekeli z'ibyuma 600, kandi uwamutwazaga ingabo yamujyaga imbere. Araza ahagarara akomera ingabo za Isirayeli ati kuza kuremera urugamba aho mwabitewe n'iki? Mbese sindi Umufilisitiya namwe ntimuri abagaragu ba Sawuli? Ngaho nimwihitemo umugabo amanuka nsange, nabasha kundwanya akanyica tuzaba abagaragu banyu, ariko nimumenesha nkamwica nimwe muzaba abagaragu bacu mudukorere. Umufilisitiya arongera aravuga ati nsuzuguye ingabo za Isirayeli uyu munsi, nimume umugabo turwane twembi. Sawuli n'Abisirayeli bose bumvise amagambo y'Umufilisitiya bariheba baratinya cyane. Hari amagambo wumvise iki cyumweru cyose kuva ku cyumweru cyashize kugeza uyu munsi, hari amagambo wumvishe hagati mu cyumweru agutera ubwoba. Yaba ari landlord wawe, yaba ari ku kazi,
yaba ari amafaranga ya taxi ya business yawe yaguteye ubwoba, amaze igihe kirekire aguteye ubwoba, kandi Imana haraza akanakubwira akanakwiyereka ati wowe no kuri banki yawe nta n'igihari. Nibyo uno mufisi ashaka kutwigisha, ndagira ngo mvane n'amagambo myazane muri buno buzima bw'uno munsi, kugira ngo noneho urebe aho wahagarara urwanya ibikurwanya, kandi wibuke ko atari urwanya. Komeza. Kandi Dawidi yari umwana wa munyefurati w'i Betelehemu y'Ubuyuda witwaga Yesayi, kandi Yesayi wo yari afite abahungu 8 ku ngoma ya Sawuli, yari ageze mu zabukuru. Abahungu bakuru 3 ba Yesayi bari baratabaranye na Sawuli. Amazina y'abo bahungu be 3 batabaye, uw'imfura ni Eliyabu, uw'ubuheta ni Aminadabu. Abo bari abasirikare. Dawidi ntabwo ari umusirikare, bari abasirikare bafite intwaro, ariko baratinye kubera ijambo ry'umuntu umwe gusa mutyo. Icyagukanze iki cyumweru cyose twaje kukibwira ngo turakunesheje, bitari mu magambo yacu. Ndagira ngo hano kwizera, ikintu cyo cyatumye Dawidi ahagarara ni ukwizera. Ukwizera kunesha gutinya, icyo twenda kwiga uyu munsi. Uwa 3 ni Shama. Dawidi yari umuhererezi, kandi bakuru uko ari 3 bari baratabaranye na Sawuli. Ariko Dawidi yajyaga acuranga kwa Sawuli aragira intama ze za se i Betelehemu. Nuko Umufilisitiya uko bukeye n'uko bwije akabasatira, agenza atyo iminsi 40 yigaragaza. Bukeye Yesayi abwira umuhungu we Dawidi ati, gemurira abakuru bawe efa imwe y'ingano zikaranze n'ay'amaro y'imitsima 10, wihute ushyire bakuru bawe mu rugerero, kandi ushyire umutware w'1000 barimo amasoro 10 y'amavuta. Irekera aho ngaho byo bazagenda bikora. Icyo twagishaka kugeraho ni iki? Baratwereka ikintu kimwe arimo asoma, ndibajije mu mutima wanjye, ese wa Dawidi yamenye yuko Dawidi agiye gukubita hasi byakoze Isirayeli yose? The answer is no. Ntabwo yigeze abimenya, kuko ntawe umutelefoniye cyangwa nta n'uwamubwiye ngo ku rugamba abantu bose harimo ubwoba. Abantu ushaka ko bagufasha ntibazagufasha, ariko hari uw'Imana izagutumira, ariko wa wundi naramuka uzamumenya. Ariko kuri wa munsi ntarengwa, nuramuka uhageze ku munsi wa 40, Imana ntiyemeye ubwoko bw'Isirayeli ngo bice ku munsi wa 41, ariko ku munsi wa 40 Imana ituma Dawidi ati genda. Yagiye kugabura. Amen. Hari abantu bamwe Imana igiye gutuma mu miryango, muzagenda musa naho mujya gutwara agasengesho, muzagenda musa naho mujya kubakomeza, ariko mwirinde mutazamera nkabo, ahubwo muzagenda mwitwaje intwaro z'Umwuka Wera. Haleluya. Aha hantu icyo dushaka kugira ngo twige ni iki? Goliyasi aratwereka ngo ateze amatwi, aragiye. Igikurikiyeho hariya aravuga ngo Umufilisitiya akomeza gusatira. Iyo uzakabona ibintu bikomeza kuba bibi, ujye umenya ko icyo ni cyo gihe cyawe cya salvation. Ubwo uzajya ubona byabaye pressure nyinshi ukumva ntawagufasha, uzajya umenya ngo ako niko gahe kawe. Imana ijya kuguha ubuhamya. Tugiye kubona ukuntu Dawidi yatanze ubuhamya. Ndagira ngo bamenyeshe ngo uyu munsi ubuhamya bwawe n'ubutanga for Pastor Gladys. Ubuhamya nibwo bukubita hasi ibintu byose byose. Igituma Sawuli n'ingabo ze batashoboye guhagarara imbere y'abo kwizera kandi kajya. Amen. Iyo ubwoba bwatekinzo, iyo ubwoba bwinjiyeho, kwizera kajya. Ariko iyo kwizera kwahagaze, ubwoba burahunga. Haleluya. Uyu munsi ndabasengera n'isengero ngo twuzuzwe kwizera mu izina rya Yesu. Nk'uko izo ntumwa za Yesu zaje zaravuga ziti, Mana twongere kwizera. Amen. Niryo sengero dushobora sengera n'isengero. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ubuhamya
Dawidi ntabwo bubahamya keretse bamaze kugerekwaho imbaraga zo kwibuka. Aba bagabo ba Sawuli n'ingabo ze ntabwo Sawuli yigeze yibuka Imana y'Isiraheli, niyo mpamvu yagiye kwihisha mu bihuru no mu bihanamanga. Umukristo utibuka aho Imana yamuvanye, umukristo utibuka aho Yesu yamuvanye, utibuka ariko tata we arajyaga muri na pastor Butera yaba Imana uburyo nubwo ashakaga kugira icyo nko gusohoka hagati ngo ugeremo nko kujya kwihagarika reka zigiye mu rwego ntabwo banagaruka hari gusa. Ariko Imana ishimwe kuba pastor Butera barakoze guhagarika. Aba ni abagabo nita ba spiritual fathers. Icyo gihe no kubona ngo ako gafu ko bavuze muri Bibiliya kugira ngo ukabone ushigisha agakoma ntabwo byabaga byoroshye. Ariko abantu b'Imana mwakwibutse iyo Imana yaho Yesu abavanye. Haleluya. Hari wasubiza amaso inyuma nibura ikintu utahane muri kurano mama ibuka nibura akantu kamwe gati Imana yabaragukorera. Ndakwiginze kandi n'agahinda k'Imana wewe cyane Imana kuva karano bagomba kuvuze buriya se baza kujyamo ntabwo ndi intumwa idakandagira mu byuma, ndi intumwa ikandagira mu mase y'abantu. Duce bugufi twibuka aho Yesu yatwaye. Haleluya. Dawidi yasigaye ahagaze ahantu Sawuli yigeze yibuka amavuta yasutwaho, amavuta yasutwa akajya guhanurana hamwe n'abahanuzi. Umunsi wa mbere yagiye ajya gushaka indogobe. Dawidi yaje ajya kugaburira bene wabo, we yibuka Imana, Sawuli ntiyibuka Imana. Niki twibagiwe ku Imana? Impamvu ducika intege nk'icyaha cy'Imana nuko tutibuka. Uyu munsi abaho kwibuka buri mushuti wawe aho ngaho umubiri utibuka aho Yesu yakuvanye. Aho Yesu nzamukurikira, wavanye mu basinzi nzahora ngukurikira, uri inshuti itajya impana nzahora ngukurikira, wavanye kwa Nyabingi nzahora ngukurikira, gukomera amashyi menshi cyane. Nararanye n'umusizi ntabwo umusizi nakubise inkoni nk'izi zo bakora Umunyarwandakazi. Yewe mama. Bishop Niga bivuze neza ati ushobora gukunda u Rwanda mu magambo gusa, icyo tugomba gukora ni ugusengera u Rwanda kugira ngo Umunyarwanda wese azinjire ijuru. Haleluya. Bizatuma iki musaza wawe cyangwa mukuru wawe ajye muri Geno, twebwe tukuzura indi mishya tugahanura. Abakizi tukageza naho tudashaka kuvugana na bene wacu kuko batugiriye nabi, kuko bagutunze agatoki. Baramaze Yesu bamutunze agatoki ku musaraba i Golgota, aravuga ati wowe Mana naba ari wowe ndagenda. Muhaguruke dukorere Imana Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi. Haleluya. Tugende tujye gushaka ba bandi bagwa iruhande rw'inzira, tugende tujye gushaka ba bandi badafite gifasha, tugende tuhaganira kandi Imana izabana nawe. Amen, amen. Imana abanye na Dawidi izabana nawe. Yesu nashimwe cyane. Amen, amen. Ngo nyuma y'iminsi 40 yo kugeragezwa, yo gutukwa, yo gucibwa mu maso amacandwe, Dawidi Imana yamuhereza. Hari abantu, hari ubufasha Haleluya. Hashede posata. Hari ubufasha bugiye kuza muri iri torero kugira ngo muzabyare abandi.
ntabwo Imana iduha ubufasha kugira ngo tuzagaragaze amatorero manini meza cyane, iduha ubufasha kugira ngo tuzajye mu bari Nyagatare tumubakire amazu. Ibyo ni mwabikomana amashyi kuko umuntu ashaka kumva. Turagomba guhaguruka tutarategereza abazaza muri Amerika, tutarategereza abazaza mu Bwongereza. Hari umukozi w'Imana umwe yaje kuvuga ubutumwa n'ahangaha, aravuga ubutumwa arangiza yenda kurira indege iramusiga, afite agahinda. Yari afite icyifuzo cy'itorero ryiwe aho yavaga mu mahanga. Ngo indege imaze kumusiga iyo afite ikintu, noneho n'indege irasize mujya kujya mu yindi tike. Igihe yari akizenguruka hagira umuntu uhamagara, atari ko wa mukozi w'Imana aracyari hano, bati umukozi w'Imana arahari. Uwo mukozi w'Imana ari kumwe na pasiteri aramubwira ati hari umuntu ushaka kujya kumusengera. Urazi bavuze ubutumwa ukarangiza wumva urangije wumva buresi birangiye. Pasiteri n'umukozi w'Imana baragiye ngo bazagere ibi baramusengera. Ubuhamya bwabo sinuka neza na mama yarakijwe, pasiteri mama yarakize, yarafite indwara. Uriya mugabo yasigaye mu gihugu, indege yaramusize kugira ngo uriya mugore akiri indwara. Barangije gukira indwara afata amadolari umutwaro ibihumbi 10 by'amadolari. Ayo wabuze Imana. Ati yo barizwaga n'akagikerega no muri iyo mikino. Yesu aracyakora. Yesu aracyavuga. Yesu aracyakiza. Yesu aracyabohora. Abugingo n'ubu nubwo yahoze mu minsi ya kera, n'uyu munsi aracyakora. Abaheburayo 13:8 aravuga nk'uko Yesu yahoze kera n'uyu munsi n'ejo niko azakora. N'abantu barekishije indwara, n'abarangije kanseri nawe azagukiza. N'uyu munsi urakira. Yesu aracyakora. Haleluya. Aracyakora. Turi mu bihe byo kwibukiranya. Mwicare mwibukiranye, abasazi mwicare mwibukiranye. Gihe kimwe mama akaniye kubonya bwiza. Gihe kimwe mama adushakira amafunguro ashoboye kubona umugoroba. Yari amafunguro y'umutsima w'amasaka udafite amata, udafite imboga. Amasaka arasharira. Yego. Chakarara. Uwa mbere mu bana washize ako gatsima mu kanwa yatangiye kuruka. Ndabireba. Ibi ntabwo njya kuruka. No muri nambara gafite. Rero nongeye kujya gufashora no kuruka. Wari ukurikiye inyuma yanjye akagerageza. Aragenda arahoza agashyiraho niyaruka. Uwa kabiri twara abana 8. Basi umubyeyi w'abana 8 ashakishije abana be ntakibone. Ariko Yesu ariko muri utwo duke yagiraga yaraturundanyaga akarebera abamisiyoneri muri icyo gihe gihugu cya Uganda. Muri gake yari afite ibyo nabimuriye. Mama yaratangaga agafuka amasaka ntashyiraho n'ibishyimbo bifite nagezanye n'amakandi mwiza. Yesu nakimeka. Wibuke aho Yesu yatuva. Nituhibuka hasi ibyo byiza bihagaze imbere. Amen. Ibyo dusomera hepfo. Turashaka kumenya ukuntu twarwana twakubita hasi Goliyasi. Goliyasi afite ubwoko bwinshi, afite amazina menshi. Yari Goliyasi mu bihe bya Dawidi. Wowe Dawidi uyu munsi n'iki kiguhagaze imbere. Ukirundanye ugifate gutya. Nurangiza uzane imbaraga za Mwuka Wera. Imbere kwa Kristo. Nidikubonesha. Amen. Uriya Mufilisitiya yaraje abisobanuraho ati ndi Umufilisitiya utaranakeba. Ati ntagira n'ugerageza kunesha. Ati namuha iki n'iki. Satani aduha amasezerano igihe kirekire. Ariko umunsi twaje kumubwira ngo twibutse amasezerano Yesu tuvuzeho. Buri muntu wese uri ahantu afite isezerano ku buzima bwiwe. Hari ikintu Yesu yavuze
kizavuga ku buzima bwawe kandi ntabwo kizatinda. Ni ukuri. Ashara bahose kandi ntikizatinda. Amen, amen. Abakozi bari hano kandi ntibizatinda. Haleluya. Aba business people kandi ntibizatinda. Amen, amen. Abakozi b'Imana ntimucike intege kandi ntibizatinda. Haleluya. Haleluya. Inyuma y'iminsi 40 Goliyasi arongera kuva mu gitondo na nimugoroba niko bibivuze ngo yabuzaga bari abantu bari. Ariko ikintu gitangaje nuko Imana itemeye umunsi 40 ari mubeho. Ntabwo kuvuga ku buzima bw'umuntu umwe. Imana yakwemereye umunsi wundi ngumeho wo kubabara kwawe. Turavuga ngo mu izina rya Yesu ndategetse, mu izina rya Yesu bitari izina ryanjye, uwo wese wababaraga kwinjira mu wundi munsi wo kubabara. Haleluya. Muramugira birakozwe mu izina rya Yesu. Babashakana amafaranga ya kaputo ibyo birakozwe mu izina rya Yesu. Izo ndwara tumaze igihe kirekire birakozwe mu izina rya Yesu. Dawidi yari umwana mutoya ariko ntabwo ari mutoya mu mutima w'Imana. Ntabwo ari mutoya mu mwuka, nawe ntabwo uri muto mu mwuka. Reka dusome cya cyanditswe. Ikintu gituma Dawidi, reka mujye gatoya uko Dawidi icyatwigisha hano niki turimo kwiga. Naba Dawidi yaraje aje kuzana agafu, ntabwo nshuti z'umusaraba, ntabwo Dawidi yaje yikoreye imbunda, nta pisto, nta burine, nta kintu cyose yaje yikoreye, nta n'icumu yaje yikoreye. Ariko icyabayeho niki, hari icyabaye. Reka dukomeze turebe uko byagenze. Umwana muto akubita Goliyasi. Icya kabiri yibuka Imana ye aho yamuvanye. Reka tujye mu mwanya bwawe. Nashaka kubereka ibanga ubuhamya bukubita hasi. Twagiye dusoma hariya ku murongo 37 muri cya Samson. Dawidi arongera aravuga ati Uwiteka wandokoye mu nzara z'intare n'idubu azagiye kuvanayo za bullets, azatangiye kuvanayo amasasu y'ubuhamya. Ubuhamya ni ibikompora, ubuhamya ni grenade. Wibuke Satani ko ntabwo ufite uburenganzira. Komeza. Dawidi arongera aravuga ati Uwiteka wandokoye mu nzara z'intare n'idubu azangiza no mu maboko y'uwo Mufilisitiya. Arimo gusubiza amaso inyuma icyo Sawuli yatakoze. Sawuli ntabwo yigeze abona aho Imana yagiye imurwanya kandi hari henshi cyane. Nawe ufite aho Imana yagiye kurwanya uyu munsi ugiye kuvanayo y'amasasu. Haleluya. Bwabo hajya bwawe n'amasasu. Amen. N'amagrenade. Amen. Imana yanyujije kanseri n'ahadaharenga. Imana yatumye ntagwa mu rugo n'ahadahagwa. Imana itaranyemereye kwicwa n'imiti na injection zizari zararengeje igihe n'ahadahaca. Haleluya. Hari umuntu urimo wambuka, urimo urambuka icyambu za urimo urambuka icyambu cy'intambara zo mu rugo rw'Imana. Intambara nakwicara imbere kuganira n'abavandimwe ukaryama wambutse mu izina rya Yesu. Haleluya. Nuko Sawuli abwira Dawidi ati ngaho genda Uwiteka abane nawe. Sawuli yageze ahantu ko yemera ko uyu muntu yatumwe n'Imana. Hari ahantu utuma bakanga kumva ijwi ryawe, ibyo ntibizagukanga, uzakomeze. Hari aho Yesu yari atari bunyure, arangije arahanyura mu gice cya 4 cya Yohana, arangije arahakandagira. Ahageze asanga umusamariyakazi wari warasambanye mu gihe kirekire, wari warwaye mu gihe kirekire, ngo ahakandagiye ijambo ry'Imana ngo ntabwo yagombaga guca Samariya, ariko yaciye Samariya kugira ngo yore yakizwe. Yaciye Samariya, yaciye kwa Byamagamba, basengaga Imana, babaga bari bahamagara Imana. Imana irageze ishingura muri banjye bize, muri basaza banjye bafite ibyo bafite byose, itora burayakatarize ti wowe ni weja ikahaza amadayimoni ku bw'izina rya Yesu. Urashaka benshi ku bw'izina rya Yesu, abantu imbaraga za karande ku bw'izina rya Yesu. Ndahagarara agashika baravuga Yesu mwana w'Imana, reka mubabane bantu
6 umurongo w'icumi na cumi na cumi na kane ati narituma ntirigaruka ubusa. Ugiye gutuma ijambo ry'Imana ntabwo riri bugaruka ubusa, riragarukana ubuhamya. Uyu mugabo yagiye n'ijambo ry'Imana. Dawidi yagiye n'ijambo ry'Imana ku rugamba. maze Sawuli yambika Dawidi imyambaro ye n'ingofero n'umuringa ku mutwe. Turimo dusoma ijambo, wowe urwaye ufata arwaye, hariho gukira hano ndabyumva. Hariho gukira, murabyumva? Hariho gukira. Ijambo ry'Imana ntarituma ngo rizubuza gusa. Ngaho komeza. Bamwambitse iki? Amwambika n'ikoti riboheshejwe iminyururu. Bamwambika imyambaro adashoboye gukoresha. Manuka kuri umurongo urebye kujya hanze. Manuka hagati. Urangije ubwo uragize. Dawidi ahera ko yambara inkota ku myambaro ye, agerageza kugenda kuko yari atarayigeramo. Dawidi abwira Sawuli ati simbasha kujyana kuko ntabimenyereye. Sinshobora gukora ibyo namenyereye. Hari hanze hariya ibintu bashobora gukora bikakunanira gukora. Ntukemere gukora ibyo utamenyereye. Ntukemere guhagarara mu nkweto zitari izawe. Ntukemere kwicara mu ofisi itari yawe. Komeza kugenda. Nuko Dawidi arabyiyambura, aherako asingira inkoni arayitwaza. Asingira icyo yaramenyereye gukoresha. Arahaguruka afata inkoni yahawe n'Imana, afata inkoni y'ubuyobozi, afata inkoni y'ubwungeri, afata inkoni arasingira icyo yarashoboye. Singira ko ushoboye. Iyo urenda umuntu ari hagati ariko ugasingira. Akunda ko kubona nk'ubusa ariko ugasingire. Akora icyo ushoboye. Kora icyo ushoboye. Icyo udashoboye Imana izagusanga. Aherako asingira inkoni arayitwaza, yitoraniriza amabuyenge 5 mu kagezi. Niyo kubwiye ngo najya gutoranya amabuye, kubagendana na Mwuka Wera bahita bamenya igikurikiraho. Atoraguye agakoni, ntabwo yafashe ngo ajye gukubita Goliath. Aragiye agiye gushaka amabuye. Gushaka amabuye bisobanuye iki? Gusenga, kwizera, no gutanga. Gusenga amabuye amenyeshejwe urukundo n'intwaro. Kandi yari afite umuhumetso mu ntoki, nuko yegera Umufilisitiya. Umufilisitiya nawe araza asatira Dawidi, umutwaje ingabo amurangaje imbere. Umufilisitiya aza akebaguza, abona Dawidi aramusuzugura. Ibyamusuzuguye birimo birakebaguza. Biri hafi kwirwanya. Birimo birakebaguza. Amena. Komeza. Aramusuzugura kuko yari umusore w'umugenda w'inzobe w'uburanga. Hari ugusuzugura kuko utize. Hari ugusuzugura kuko ifaranga ufite. Hari ugusuzugura kuko ukiri mu bukode. Igihe cyo gusuzugurwa cyarangiye. Kuko Goliath umukene w'indwara waperane agomba kurimbuka uyu munsi w'isaha. Nuko Umufilisitiya abaza Dawidi ati kunteranye inkoni, mbese ugira ngo ndimbwa? Umufilisitiya aherako akorera Dawidi mu izina ry'Imana ze. Umufilisitiya abwira n'ikizirwa zigusuzugura. ati ngwino mu ngo zirakuruta zabayeho kera utarabaho byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba. Dawidi abwira Umufilisitiya ati wanteranye inkota n'icumu. Wazanye indwara, wazanye ubukene, warabinteje, ariko noneho n'agacumu. Yego. Ariko njyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka. Nyir'ingabo. Imana nyir'ingabo ya Isirayeli. Imana nyir'ingabo wakomeje gusuzugura. Uyu munsi Uwiteka arakungabiza muri cyo. Uyu munsi Uwiteka akugabize ibyakubujije amahoro. Haleluya. Rero ibisekuru b'iki gihanga. Kandi ndagaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba, intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya.
kugira ngo abo mu isi yose bazamenye ko muri Isirayeli harimo Imana. Reka na Kristo Yesu icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Amen. Reka jimunganiza icyangwa amacewe. Ibyo kirimo byose ni ukugira ngo Yesu yiheshe icyubahiro. Uko kunyura kw'amafaranga, abo bana bicaye mu rugo badafite amafaranga y'ishuri, nta munsi nigeze ntegereza ko nzaba mu Bwongereza. Ntawe nakundaga nabwo ntakunze nyuma kari Amerika, ariko nabaze by the way gutyo none ndi mu Bwongereza, ni Umwongereza akazi. Hallelujah.